nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ugamije igikorwa nshimishamubiri cyangwa kuyikora utabiteguye. Nyuma y'iki gikorwa ushobora guhita utangira kwibaza niba utasamye, mu gihe nta bundi buryo waba wakoresheje bwo kwirinda gusama bukoreshwa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye kandi buhendutse ushobora kwifashisha wowe ubwawe ukamenya ko wasamye cyangwa utasamye. Ubwo buryo ni ugupima ko wasamye ukoresheje umuti wo koza amenyo, abenshi tuzi ku izina rya Colgate. Ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje umuti wo koza amenyo nta mwihariko w'ubwoko runaka bwa Colgate umuntu yavuga ko wakoresha. Umuti wose wa Colgate waba ufite wawukoresha nta kibazo. Mbere yuko tuvuga kuri ibi bintu ku buryo burambuye, ndakwibutsa ko iyi ari Ingando online uteze amatwi. Niba ari bwo bwa mbere udusuye, ntuhaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Mbahaye ikaze namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Ikaze mu kiganiro Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Kugira ngo ukore ikizamini cy'uko utwite ukoresheje Colgate, ukeneye ibi bikurikira: udukombe tubiri, bikaba byiza turamutse tureberana wenda nk'ibirahure. Ugakenera nanone akayiko gato ko kuza kwifashisha. Hanyuma ikindi ugomba kuba ufite ni umuti woza amenyo, bikaba byiza uramutse ufite ibara ry'umweru, ni ukuvuga atari ya Colgate iba ifite amabara. Hanyuma ukaza no kuba ufite iminota mikeya yo gutegereza igisubizo. Dore noneho uko bikoreshwa. Fata akarahure kareberana ugatereke ahantu harambuye nko ku meza cyangwa ku ntebe, maze ufate Colgate uyishyire ku kayiko gatoya byibuze icya kabiri cyako, maze ugashyire mu gakombe kareberana. Fata kandi gakombe ka kabiri maze ushyiremo inkari z'ako kanya wihagaritse mu gihe cya mu gitondo, maze uzisuke muri ka karahure washyizemo Colgate, maze nurangiza utangire kuvanga wifashishije ka kayiko. Tegereza iminota 2 cyangwa 3 kugira ngo ubone igisubizo. Iyo umaze gukora ibi ngibi, ikiba gikurikiyeho nuko inkari ziba zigomba kwivanga na Colgate bigahindura ibara cyangwa ntihagire impinduka igaragara, kimwe nuko ushobora kubona cya gikombe washyizemo Colgate n'inkari ukavanga gitangiye kuzana ibifuro nk'ibizigiye upfunduye icupa ry'inzoga zitandukanye. Izi mpinduka zishobora kuba cyangwa ntizibe bitewe n'ibi bikurikira: iyo umubiri w'igitsina gore wamaze gusama, urekura umusemburo udasanzwe witwa HCG cyangwa Human Chorionic Gonadotropin mu magambo arambuye mu rurimi rw'icyongereza. Uyu musemburo wa HCG urekurwa n'umubiri w'igitsina gore mu gihe habayeho isama gusa, kandi ukagaragara mu nkari ku rugero rwiganje, ariko cyane cyane inkari za mu gitondo umuntu akibyuka. Uyu musemburo nanone ushobora gusangwa mu maraso. Iyo uyu musemburo uri kugenda wiyongera, umugore atangira kugira isesemi, kuzengerera, kunukirwa n'utuntu dutandukanye, kuramuka wumva umeze nabi, n'ibindi bimenyetso bitandukanye bishobora kuba byatuma ukeka ko wasamye. Noneho reka twihuse turebere hamwe uburyo ushobora kumenya igisubizo cy'isuzuma uba wikoreye wowe ubwawe. Iyo wamaze kuvanga bya bintu twavuze haraguru ugategereza iminota 2, iyo wamaze gusama ubona ya Colgate yahinduye ibara itagisa umweru nk'uko yasaga. Iki gihe iyo ubonye Colgate yahinduye ibara umenya ko wamaze gusama.
Ikindi gishobora kukubwira ko wamaze gusama ni uko mu gihe urimo kuvanga ya korogate n'inkari ushobora kubona uko ugenda uvanga hagenda haza urufuro nk'uruza iyo upfunduye inzoga runaka cyangwa uyisutse mu kirahure. Iyo bigenze gutya aba ari ingaruka z'uko wa musemburo wa HCG uhuye n'ibindi binyabutabire biba biri mu nkari. Reka noneho turebe uko bigenda iyo wipimye igisubizo kikagaragaza ko udatwite. Mu nkari z'umugore cyangwa umukobwa udatwite nta musemburo wa HCG uba urimo. Ni ukuvuga rero ko iyo ufashe korogate ukayivanga n'inkari nta mpinduka ibaho, yaba guhindura ibara kwa korogate cyangwa kuzana ifuro. Uravanga ariko ntihagire igihinduka. Ibi bivuze ko korogate ikomeza gusa nk'umweru. Tugana ku musozo, reka turebe ijanisha ry'icyizere ushobora kugirira iki gikorwa cyo kwipima ko utwite ukoresheje umuti woza amenyo wa Colgate. Ndakwibutsa ko ukomeje gukurikira Ingando online. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ibiganiro tuba twaguteguriye. Nurangiza kuyikora uze gukanda ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi ukumenyesha ko hari ibiganiro turangije kugutegurira. Gukora subscribe ni inkunga yanyu ikomeye cyane yo kudufasha gukomeza kubagezaho ibiganiro byiza kandi binonosoye. Gukoresha ubu buryo bwo gupima ko utwite ukoresheje korogate ni igikorwa gifite ijanisha rya 50/50%. Ni ukuvuga ko rimwe na rimwe ku rugero rwa 50% ushobora gukoresha ubu buryo bikagaragaza ko utwite, ariko nanone 50% ntihagire igisubizo cya nyacyo biguha cyangwa ntibiguhe igisubizo cyizewe. Mu byumvikana, ubu ni uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ushire amatsiko cyangwa ukabukoresha mu gihe ugitegereje igihe cyo kujya kwa muganga kwisuzumisha. Ubu buryo burahendutse kuko busaba ko ukoresha ibikoresho waba usanzwe wifitiye mu rugo, ariko nanone hari ubundi buryo bwo kwisuzuma ugasuzuma ko utwite ukoresheje test de grossesse, agakoresho ushobora kugura amafaranga 500 muri farumasi ikwegereye. Twanzura, ni byiza ko mu gihe wumva cyangwa ukeka ko wasamye wagana ivuriro rikwegereye kugira ngo ukorerwe isuzuma n'abaganga babyigiye, ugahabwa n'izindi nama zigendanye n'igisubizo cyawe. Ni byiza kugana ku ivuriro igihe cyose wumva hari impinduka zidasanzwe zaje ku mubiri wawe kugira ngo uhabwe serivisi zisumbuyeho. Iyi ni Ingando online mwari muteze amatwi. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Uramutse ufite icyo tubaza cyangwa ufite inyunganizi, watwandikira unyuze kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri Instagram, aho hose ni Ingando online. Uretse aho, ushobora no gutanga igitekerezo cyawe unyuze mu mwanya wagenewe comment. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.